CNDD-FDD ikigira ku butegetsi hari umuntu witwa Hussein Rajab Bujumbura yari afite ingufu, ni nawe wavugaga cyane mu bihugu byinshi aho abantu bagiye bazamukana bagera ku butegetsi ukabona barashwanya, ariko kenshi ni icyo kintu kibitera cy'uburyo bari yubatse economic marko Bunyoni bava ko yubatse rwose ku rwego rufatika abo mukire pe, uko haravuga ko yibye kuba bari bumvika ahari ibintu byumvikanywe ko yari ushobora kuzasimburanwa na Ndayishimiye ku butegetsi. Ibyo rero kuko na mbere mu bateganywa ko bajya ku butegetsi agasimba Nkurunziza yari arimo akiri nka premier ministre, protocole ze n'uburinzi byari ku rwego rw'ibya president rwose. Bavuga ko i Burundi uburyo Bunyoni yarafashwe n'ibyubahiro na protocole n'iki wabonaga ntaho bitandukanye n'ibya president. Ibyo rero nyine bwa butegetsi bwa Afurika ukuntu buteye, president uriho biramubihira. Tanzania rero yagize uruhare runini mu gushyiraho abari ku butegetsi ubu ngubu CNDD-FDD yabigizemo uruhare rugaragara muri Afurika. Iyo umuntu ari ku butegetsi iyo influence ufite ayinetraliza mu mwanya nko guhumbya. Icya mbere abantu bakuyoboka babaza, ubu simpamya ko nibyo ndi kwivugira waba uri nka muramu wa Bunyoni nta musirikare ndangare baho, rega neva n'umusirikare abasirikare bakora ndi bakosa, ariko ikintu cyitwa uburangazi iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye. Turi kuwa kane ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane. Turi kumwe na Gaston Munyabugingo. Gaston Munyabugingo ntabwo abenshi mwari mumuherutse. Gaston amahoro. Yego namahoro. Asuhuza abantu bari bagukumbuye. Yego ndabasohoje. Waruriye Gaston ko twari twarakubuze. Ndi hano mu rugo iwanjye, ndi Kigali, ndi mu buzima busanzwe nyine abantu barimo bakora ubuzima busanzwe bwo kubaho bisanzwe no gushaka ko umuntu abaho umunsi ku munsi. Ntabwo twari gutuguhera tusesengura. Yego hari igihe twari dufite umwanya umuntu akabikora kenshi, ariko hari igihe hageze aho nyine nabwo nabisabiye imbabazi mbega abantu ko mbaye shushe n'ubu bihagaritse, kubera ko hari igihe ubona ibyo urimo bindi byinshi kandi bigutunze, nibutse abantu ko ibi mbikora nka hobby gusa nta kindi kintu kiba kirimo, ariko hari ibigutunze ukora kenshi ari byo bifata umwanya ukabona rero bitakoroheye kubivanga. Nicyo cyabiteye, ariko cyane ko nyine twakoraga gusesengura ibintu bya geopolitique cyane ni interest yanjye cyane, donc biranyenteresa pe, ndabikurikirana nkabisoma nkabyumva mu bitangazamakuru binyuranye, ariko kubura umwanya wo kucara nka gutya ngo tubiganireho ntabwo bikunda kenshi, ntabwo bikunda pe, ariko bitakwiyeho ko rimwe na rimwe nkawe kubera ko tuganira kenshi tubonye ikintu twaganiraho twakivugaho nta kibujijwe, ariko ikigoye n'umwanya. Ngibyo rero ubwo bisubize n'uwatekerezaga Tz-GASTON ko aje kakanya byagenze bite, ko tutamubonaga ikindi gihe byagenze bite. Ndizera ko aho ngaho hakuweho urujijo. Gaston, tugiye kuganira rero kuri politike yaha mu karere cyane mu gihugu cy'u Burundi, ahari kuvugwa ihunga rya General Ndayishimiye Bunyoni, umuntu mu by'ukuri ukomeye ufite byinshi asobanuye muri politike y'u Burundi, atari none ahubwo nahashize. Yego. Arimo biravugwa rero ko yahunze Burundi, bamwe bati yahungiye muri Tanzania, ahungishwa na Tanzania, abandi bati General Bunyoni arakihishahisha mu Burundi. Hari kuvugwa byinshi, ariko mbere yuko tujya kuri uyu Bunyoni, Burundi na politike yabwo ni igihugu kimeze gite? Murakoze. Nibyo Burundi muri iyi minsi hari inkuru nyine yihariye bitewe n'ubuvugwa. Bunyoni ntabwo ari umuntu woroshye muri politike y'u Burundi, ariko nk'uko warumbaje uti politike y'u Burundi iyo uyivuga wahera mu gihe cya independence nk'uko n'ibindi bihugu bya Afurika buriya politike zabyo zatangiye kukara muri icyo gihe. Mu gihe cya mbere y'ubukoroni y'u Burundi bwayoborwaga n'ubwami nk'uko n'u Rwanda byari bimeze. Nibutsa no ku Burundi n'u Rwanda ni ibihugu by'ibivandimwe, bigaragazwa
n'indimi tuvuga, bikagaragazwa n'imico, bikagaragazwa n'amazina, mbese ibintu byinshi birasa. Burundi rero nyuma y'ubwami mu bukoroni bwakoronijwe nk'uko u Rwanda rwakoronijwe, bwabanje gukoronizwa n'Abadage, nyuma bukoronizwa n'Ababiligi, nk'uko n'u Rwanda byari bimeze, mbese ni bimwe ibyo ngibyo. Bitangira gutandukana mu gihe cya independence ubwo Burundi havugwa witwa Prince Louis Rwagasore, wari udasanzwe mu mitekerereze, bakavuga ko yafite imitekerereze iri avance yashobora gutuma Burundi buba igihugu kimwe, abarundi nk'abaturage b'u Burundi bakaba bene Burundi nyine. Rero ntiyaje kubyumvikanaho n'abakoroni uko bivugwa n'uko bigaragara, akaba rero yarishwe mu 1961 bari batarabona independence. Wafata urupfu rwe ukarugereranya n'urwa Rudahigwa mu Rwanda, ni ibintu byenda gusa, n'abantu bari bafite imitekerereze yenda gusa, cyane cyane ijyanye ku kintu cya unité nationale. Muri 1961 rero i Burundi uhabona nabo, mbese mu gihe kijyana ku bwigenge uhabona amashyaka byenda gusa n'ibyo mu Rwanda. I Burundi uhabona amashyaka nka za Iprona, ukahabona Iprohutu. Ubwo mu Rwanda hari Inar niyo wabona yenda gusa na Iprona y'u Burundi, hakaba Iprohutu i Burundi, hakaba Parimehutu mu Rwanda. Ni ibintu byenda gusa. Hanyuma birakomeza muri 1962 ku ya mbere z'ukwa karindwi nk'uko no mu Rwanda bimeze, twaboneye ubwigenge rimwe, kubera ko twari dufite na colonial master umwe. Tubona independence Burundi nawo bona independence ku ya mbere z'ukwa karindwi 1962, ariko nibutse ko kuri 13 z'ukwa 10 muri 1961 aribwo Prince Louis Rwagasore yishwe, yabaye assassiné, aricwa. Noneho ubwo barakomeza babonye independence rero, aho bitandukanye n'u Rwanda twe twabonye repubulika, bo babonye ikitwa monarchie constitutionnelle. Monarchie constitutionnelle nibutse ko ni bwa butegetsi aho umwami aba adafite ubutegetsi buganje, ariko akaba ariwe mukuru w'igihugu, umwami. Noneho akagira parlement, inteko nshingamategeko, na premier ministre. Premier ministre cyegeye n'ubushinzwe ubutegetsi, nyubahiriza tegeko, mbese ukora inshingano zigaragara cyane muri politiki. Cyo gihe rero twafata nk'Ubwongereza, twafata nka Ethiopia, twafata nka Espagne, twafata mbese ibihugu byinshi by'Uburayi, bura byinshi ni regime parlementaire, aho haba hari umwami na premier ministre, ariko premier ministre ariwe ufite pouvoir executif mu biganza. Cyo gihe hari premier ministre witwa Pierre Ngendandumwe, wari umuhutu, ariko hakaba umwami nyine ukomoka mu bwoko bw'Abatutsi, nk'uko byari bimeze icyo gihe cya monarchie yabo mu Rwanda cyangwa i Burundi. Nubwo abami b'u Burundi bo batemera kwitwa Abatutsi, bavuga bati twe ntabwo turi Abatutsi, turabaganwa, niko bavuga ko ubwoko bwabo ari abaganwa, atari Abatutsi. Nubwo abenshi b'Abarundi bavuga ati ibyo ni igipindi, ntacyo bivuze n'ubundi, ariko niko bavuga bo nabaganwa. Hari n'abavuga ko ari ubwoko bwa kane, donc Abahutu, Abatwa n'Abatutsi n'abaganwa. Yego. Ariko ni nko kugaragaza ati twe nous sommes des Tutsi nobles, twe turi hejuru y'Abatutsi, ntabwo turi Abatutsi asanzwe, turabagana. Ibyo ni ibisanzwe, abantu nk'uko n'Abatutsi b'abami b'u Rwanda bashobora kuvuga ati twe twarabanyiginya, ntitwara Abatutsi, twarabanyiginya, mugiye mudupfobya mutugira abantu batoya. Ibyo ntacyo bitwaye. Rero Pierre Ngendandumwe muri 1965 nawe yarishwe. Bikavugwa ko icyo gihe hari hatangiye ko Abatutsi bashaka kugezayo Abahutu muri politiki y'u Burundi. Ndetse yicwa ntabwo bivugwa cyangwa se ndabimenya, ariko yabaye yarishwe, abaye assassiné, ariko bivugwa nuko ashobora kuba yarishwe n'Abatutsi nyine. Hanyuma icyo gihe muri 1965 habaye n'amatora, ariko bakavuga ko ubwami butemeye za candidature z'Abahutu batsinze. Bitangira rero ikibazo cy'amoko y'u Burundi gitangira kuzamuka. Ubundi imbere yaho nticyari gikaze cyane. Tukagera mu mwaka wa 1966, umwaka nawo mubi cyane. Umwaka mubi 1966 nibwo umwami Mwambutsa wa kane, ariwe mwami wari uri icyo gihe, yabaye depose avaho.
noneho asimburwa na kapitene ariwe Micombero, kapitene Michel Micombero ariwe wasimbuye Ngendandumwe kuri premier ministre. Twite ko bari bafite monarchie constitutionnelle. Ubwo icyo gihe umwami yabaye nde? Umwami icyo gihe yabaye Ntare wa gatanu Ndizeye. Mwambutsa avuyeho. Avaho Mwambutsa avaho, ariko Micombero yakuyeho yahise akuraho n'ikintu kitwa ya monarchie ivaho. Noneho ubwo na Ntare avaho. Avaho. Oya Ntare yagumyeho. Yagumye hari kari umwami ariko tari cya kintu cya monarchie gisa naho kitagifite ingufu. Birakomeza ibibazo by'amoko mu gisirikare cyane muri 69 haba abaofisiye benshi baricwa. Igitangaje uburyo biba bivugwa, hari abavuga ati hishwa abatutsi benshi, abandi bati hishwa abahutu benshi, ariko ikigaragara nuko hari ibibazo by'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Muri 72 haba ikindi kintu gikaze. Ntare wa gatanu Ndizeye aricwa ndetse bavuga ko yanashyinguwe muri fosse commune bamujugunye mu cyobo rusange. Haba rero ubwicanyi bukomeye cyane, bamwe bakarifiya nka genocide, bakavuga ati shobora kuba na genocide, nubwo genocide ubundi yemezwa n'urukiko rufite ububasha, ariko uzasumva bamwe bavuga ati no, crime zabaye icyo gihe ni crime bashobora gukarifiya nka genocide, abandi bakavuga bati ni massacre yego zikabije. N'imibare, ibintu by'imibare nabyo ubona bibamo polemique zitangaje. Imibare nabyo bavuga wumva ihabanye cyane, bamwe imibare yo sinzi imibare sinjya nyitindaho. Les victimes iyo bavuga umubare ubona bavuga umubare hejuru, abatari les victimes bakavuga bati yego byarabaye, ariko jewe icyo si cyo mpagararaho, kiriho no kuba byarabaye, habayeho massacre zikaze cyane. Ni genocide se koko cyangwa? Ntago jewe nabyita, ntago ariko rye nabyita kuko nta n'ubwo competence nzifite. Jewe ni ikintu nakitiki ubwicanyi genocide ariko bwabaye qualifié de genocide par urwego rubifitiye ububasha, niko nabyita. Ariko bwarabaye byo massacre zarabaye muri 72 byari biturutse kuri ya kibazo cy'abahutu n'abatutsi cyakimaze igihe guhera muri 65 kuza. Bapfiki bapfa ubutegetsi, nta kindi bapfa n'ubutegetsi babapfa. Ubwo ndashaka kuza kugera kuri BUNYONI n'aba Evariste. Ntare nawe nicyo cyatumye yicwa cyane. Ni izo conflit nizo z'ubutegetsi. Mu butegetsi abantu bashobora gupfa icyo cy'amoko, ariko bashobora no gupfa ubutegetsi kuko Ntare ntabwo yari umuhutu. Mwambutsa yaranahunze, ntabwo kuko na nyuma ntabwo abatutsi babanye neza i Burundi. None abatutsi ku batutsi bashobora gupfa ubutegetsi, ariko icyo gihe hari conflit hagati y'abahutu n'abatutsi zikomeye cyane. Ubwo bwicanyi bwo muri 72 baba ko bwibanze ku bahutu intellectuel cyangwa abahutu bafite urwego bariho, navuga ran sociale iri ku rwego rwo hejuru, abacuruzi, abari mu université, abari mu secondaire, abanyeshuri muri université, abasirikare bakuru barishwe pe ku rwego rubabaje kandi rukabije. Ibyo rero byatumye abahutu b'abatutsi abarundi b'abahutu benshi bahungira Tanzania, abandi bahungira mu Rwanda. Ibyo bihugu bagiyemo byarabafashije, bariga bariyubaka. Bayaje mu Rwanda bashyiriweho ishuri, ngira ngo ishuri rishobora kuba iririma ya secondaire, abandi bajya muri université i Butare bariga. Bamwe abantu bagiye bayobora Burundi, bamwe bafite za licence z'i Butare. Donc regime yari hano yarabakiye kandi bakira neza, iranabafasha. Yewe na Tanzania niko byagenze. Nuko tugakomeza rero ngo 72 ni kapitene Michel Micombero niwe president wari ako muvuga ko il était extrémiste tutsi kandi akaba yari mu bipe uko bivugwa. Tukagera muri 76 rero nawe akorerwa coup d'etat, ayikorerwa na Colonel Jean Baptiste Bagaza. Micombero ahungira muri Somalia Mogadishu, yaje no kuhagwa, niho yapfiriye muri Mogadishu mu buhunzi muri 72 ngira ngo. Byumvikane ko Micombero, kapitene Michel Micombero wari umututsi, wari perezida, akorewe coup d'etat n'umututsi Jean Baptiste Bagaza. Ni ipronani ku butegetsi icyo gihe. Kugiye cyabagaza rero haza politika yindi
Bagaza yari umuntu abarundi bavuga ko yari afite igipindi cyinshi. Cyambere Bagaza ibintu by'ubuhutu n'ubututsi yabikuyeho entre guillemets kuko byagumye hariko yabikuyeho utavuga ngo nk'abantu mu muhanda babivugana we n'abantu baramubazaga ariko mu butegetsi bwawe kabatutsi ari benshi barusha abahutu ati no ibyo bimubikura ati ngiye mbona ari abarundi ngiye mbona ari abarundi mbese we yashatse ko abantu icyo kintu cy'ubwoko batakivuga bakihorera. Bagaza yakoze ibintu byiza byinshi byiza pe igihugu cyateye imbere bava ku Burundi icyo gihe aravuze ati muve mu matiko y'amoko abantu bahinga ikawa abantu bajya mu makoperative abantu mbese barakora n'u Burundi bavuga ko gutera imbere muri iyo myaka mu myaka 11 Bagaza yayoboye Burundi ubwo ni 8-6 kugera nako 7-6 kugera 8-7 imyaka 11 Burundi bwateye imbere ku rwego rushimishije cyane n'ubu uyu munsi abarundi bemera ko Burundi bwateye imbere. Ariko cya kintu cy'ubwoko kirakomeza cya conflit hagati y'abahutu n'abatutsi kubabanisha kuba bagira uburenganzira bumwe mu gihugu mu myanya ya leta mu gisirikare birakomeza nubwo kwa Bagaza niyo byarakomezaga ariko mu kintu kimeze nk'ibanga abantu bashobora kubivuga ngo babivuge ouvertement openly babivuge babiganire. Bagaza rero nawe ntago yaje gukomeza muri 80 ariko Bagaza yaje kugira ikibazo mu butegetsi bwe agirana ikibazo cyane ndetse bavuga ko cyanageze kuri coup d'etat yamukorewe muri 87 icyo kibazo Bagaza yakijyanye na Kiliziya Gatolika muri 85 agiye kibazo na Kiliziya Gatolika cyane Eglise Catholique ikavuga ko ashaka kwisiramiza igihugu kikaba mbese Bagaza mbese yatangiye kutavuga rumwe na Kiliziya Gatolika kandi icyo gihe meme n'uyu munsi yego Eglise Catholique ifite ingufu cyane muri politike ku buryo wenda uyu munsi hari ibintu byahindutse ariko nk'icyo gihe ko wagira ikibazo na Kiliziya Gatolika none uri muri un pays de tradition navuga francophone cyangwa française latine byari ibintu urumva warakoronijwe n'Ububirigi cyangwa Ubufaransa ukajyana ikibazo na Kiliziya Gatolika ntago byari byoroshye. Icyo gihe rero Bagaza nibwo atangiye kugira ibibazo 8-5 kubera icyo kibazo ajyanye na Kiliziya Gatolika memba bako hari ama petit séminaire yashobora yarafunze n'iki mbese atangira kutabana neza na Eglise Catholique. Ayishinje iki? Ntabwo nzi ibyo batumvikanyeho ariko ntibabanye neza ntibumvikanye ni ikintu kizwi ko Bagaza atemetaga kuri onde zimwe n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika i Burundi. Muri 87 rero akorerwa coup d'etat yakozwe na Major Pierre Buyoya mukorera coup d'etat mu by'ukuri atari bushobore nka Major Pierre Buyoya yakozwe n'abayoboye isi bamwe na bamwe banakoreshe bava ko banakoresheje regime yari hano i Kigali icyo gihe kugira ngo bakore ubutegetsi bwa Bagaza yagiye mu nama bamukorera coup d'etat asanga ibintu byarangiye kugeza iyo ntiyasubije i Burundi yahasubiye ejo bundi vuba cyane nibwo asubiyeyo noko ibyo rero ubwo ni 87 hari Buyoya yajya ku butegetsi ariko Buyoya yajya ku butegetsi iprona ifite ibibazo naho bya bibazo noneho bya bahutu bavuga bati twe ntitwibona mu butegetsi bahungiye mu Rwanda bahungiye Tanzania ubwo ndagira ngo tuze kugera barashaka kugaruka bakavuga ati no twebwe no bamwe bamaze no kwiga bamaze kurangiza ibutare bafite za licence abandi bamaze kwiyubaka n'udufaranga wenda twarabonetse bamwe hatangiye kuvuka meme na parti politique ziri hanze bavuga ati no ariko icyo gihe Buyoya yafanze gufata ubutegetsi kugera muri za 1991 nimba byibuka hatangiye ikintu cya multipartisme mu bihugu bya Afrika nyuma ya nama ya rapport yo mu Faransa aho Mitterrand yabwiye abaperezida wa Afrika ati rwose murategetswe nta nubwo ari kubasaba mugomba kujya gushyiraho amashyaka menshi nta bintu by'ishyaka rimwe kuko nabo bari bafite système monopartite yari iprona gusa Union pour le progrès national ngira ngo iprona akaba ari yobora Burundi ntari ari nkuko hano hari MND nkuko ari MPR muri Zaire icyo gihe yari système monopartite hose hari kanu muri Kenya hari chama cha mapinduzi muri Tanzania nta hantu muri Afrika apfa kubona amashyaka menshi iyo gihe noneho icyo gihe hari inkubira amashyaka menshi rero muri 1991 cyane niko za Frodebu zavutse Front pour la démocratie au Burundi Frodebu yari yiganjemo abahutu
nanga kuvuga ngo yarimo abahutu gusa kuko hari igihe exception zitabura kuba iyo affirmation gratuite gutyo ukavuga ngo yari abahutu gusa kenshi batariyo ariko ukuri nuko aribo bari bayiganjemo kandi abenshi baranakuriye hanze cyane mu Rwanda mu buhungiro rero Frode biravuka muri 1991 92 93 hawa amatora abantu benshi baravuga ngo buyo yararangaye bitewe n'ibyo tumenyereye muri Afrika nta muntu sitting president utsindwa amatora ntitumenyereye kuko nabyo yari yamamaje hanyuma Ndadaye aramutsinda. Ndadaye yari umukandida wa Frode ariko abavuga ngo yararangaye ntabwo baba bazi politiki uko iteye. Politiki arana ibintu bigera ukabona nta control kibifiteho. Buriya kugira ngo Ndadaye atsinde harimo icyo kintu, harimo iyo pressure iri internal pressure, hakaba na external pressure. Haba hari ibintu byinshi ureba ngo ubuyo yararangaye no kumurenganya. Hari ibintu bigera ahantu ukaba utakifiteho control. Rero Ndadaye yaramutsinda namutsinda rwose ku buryo bugaragara. Ndadaye aba perezida muri 1993 mu kwa gatandatu, ariko hakorwa ikosa rikomeye cyane. Numva njya nibuka ntekereza ko hari abantu badakunda bene igihugu, hari abantu badakunda ibihugu byabo. Ndadaye yabaye perezida mu mezi ane gusa bamwishe Burundi, hamenetse amaraso, haba umuyonga niko navuga. Abantu barapfa pe, barapfa, abandi barahunga. So nibwo rero hongeye kuvuka indi rebellion ariyo CNDD-FDD nyine yavukiyemo. Nibwo abantu bamwe bagiye mu ishyamba barongera basubira Tanzania, abandi bagarukana hano mu Rwanda bakeya, abandi bajya mu mashyamba nyine Burundi bavuga ngo bagiye mu kibira, niyo terime bakoresha. Nuko baratangira bararwana, ariko ubwo nyuma ya Ndadaye hajyaho Ntaryamira, habanje abandi ba perezida nk'ababiri, hari uwitwa ngo ni Sylvie Kinigi n'undi witwa ntibuka, bo batamaze igihe kinini, ariko byabaga ariko undi wa Frode bogiyeho ni Ntaryamira wapfanye Ntabyarimana mu ndege hano mu kwa kane. Nabwo hajyaho ntibantunganya Sylvestre nawe wabaye imyaka 2 agira muri 1996. So nyuma ya 1996 uyo yaragaruka yorongera aba president ati no ndabona akajagari kanongere nshyire mu murongo, ariko still abahungu bagiye mu ishyamba. Ndavuga babandi bo mu bwoko bw'abahutu bagiye mu ishyamba, intambara irimbanyije, ibwo birakomeza. Muri 2000 rero haza kwa amasezerano yarusha, barumvikana uko bazagabana ubutegetsi nuko bazajya kugira ngo ibyo bibazo birangire. Ibyo bintu byose Tanzania yari ifite mu ruhare rukomeye, ko Tanzania niyo yabashe kweberja abo bantu bahungaga bamwe na bamwe, nizo rebellion zimwe zarwanaga ariho zituruka, ku buryo uzumve n'abantu benshi ari mu butegetsi w'u Burundi ukuntu bavuga igiswahili cyiza, ku buryo umva ko Tanzania bahaza. Hari n'abantu batuye Tanzania ku gihe cya Kikwete bahawe ubwene gihugu, bahageze muri 1972. Hati twebwe Burundi ntitwaze barvote okay mu bwene gihugu. Tanzania n'u Burundi nabyo twenda tuza kubikomoza uburyo imibanire y'izi system igenda imera. Mu 2000 haba amasezerano, Ndadaye nako uyo yaguma ari president, ariko bamuha vice president witwa Ndayishimiye, ariko mu 2003 Ndayishimiye yaba president, noneho Ndayishimiye yaba president, agira vice president witwaga Marie Alphonse Kadege wo mu proniste. Ubwo noneho ubwo CNDD ariko iracyari mu ishyamba, yavuyemo iraho, ariko abantu bari icyo gihe mu masezerano abahise baba vice president ubona ari aba Frode. CNDD yo yari irekereje, ariko bigaragara ifite ingufu, ariko nabo bari muri guverinoma barimo araba ministre, ngira ngo Nkurunziza bayi ministre wa interior, ngira ngo ariyo nka Minaroke, ngira ngo hano sinibuka, ntabwo mbyibuka neza, ntabwo biri kugaruka, ariko bari barimo muri guverinoma. Nuko amatora aba muri 2005, ariko aba matora akozwe n'abadepite gusa. Nkurunziza abaye president, ubwo CNDD bigeze ku butegetsi. CNDD igera ku butegetsi ivuye mu ishyamba, nyine yavuye mu ishyamba nyine muri za 2003. Icyo gihe muri za 2000 nibwo amasezerano yashatangiye, nibwo imirwano shene ihagarara, baza kumeza biganiro kugira ngo bajye muri leta, batangira kuvanga bavanga ingabo, bazana aba general benshi, abo baneva, abo ba Bunyoni, abo bande barabasirikare. CNDD rero igeze ku butegetsi, ivuye mu ishyamba igeze ku butegetsi, mu by'ukuri arimo abantu bakomeye bazwi.
harimo abo babitwa Hussein Rajab, harimo abo ba Nkurunziza, harimo aba bose bakomeye ntago babarondora ni benshi bajya ku butegetsi inzu zizereye Nkurunziza kariwe wa president. Aba president rero Nkurunziza avuyeho ejo bundi 2000 na uyu Nkurunziza aba president se 2005 yego niwe byagaragaraga ko agiye muri iyo presidence kuko muri CNDD yari umuntu nyine uri kuri calibre yo kuba president yego. Iyo abantu barangije intambara nka kuriya umuntu wa president hari factor nyinshi. Hari uko mu ishyaka ryabo cyangwa mu ishyaka ryabo aba koko afitemo ingufu. Ako ntago ari necessairement kabariwe numero 1 kabariwe ugaragara cyane. Hari n'igihe n'ababafashije nabo bempoza ababafashije kuko ntago nta rebellion ishobora kwifasha igere ku butegetsi yonyine. Hari gihe babafashije bababwira bati turabareba kanaka mugire kanaka president. Iyo babafashije bababwiye ati kanaka murabyemera kuko mu muki bakeneye. Bivuze ko uwo muntu rero wa president ari usanga afite ukuntu afite influence mu ishyaka indani ariko hari ukuntu n'abandi bo hanze bamubona neza kuko buriya mukoze kosa mukagira umuntu president amahanga atazareba neza mwahita mweshuha. Niba mureba umuntu ufite influence mu ishyaka ariko n'amahanga yumva azumva cyane cyane babafashije kuko abafashije buriya nibo bakomeza kubafasha muri diplomasi cyane notamment cyo gihe Tanzania. Rero buriya kuba Nkurunziza yabaye president byanze bikunze Tanzania bigizemo uruhare muri CNDD-FDD kwabwiye ati uyu muntu ego ariko no mu ishyaka ndane bisaba ko aba ari influential atari influential mu ishyaka nabwo ntiyabishobora byombi influence yo mu ishyaka hagati no kuba mu ruhando mpuzamahanga azagaragara neza cyane cyane ababafashije kugira ku butegetsi bazamwibonamo. Ntekereza ko aricyo kibitera. Nuko Nkurunziza rero avuye ejo muri 2020 asimburwa na Evariste Ndayishimiye bakunda kwita Neva. Hanyuma Neva rero nyine ibyo rero najyo ndagiye bivuyeho. Nkurunziza muri 2015 amaze imyaka 10 abantu bavuze ati manda ye irarangiye. Imyaka 10 ku itegeko nshinga ry'u Burundi rivuga ko yavuga ko president agira ikiringo cy'imyaka 5 ubwo ni manda y'imyaka 5 ariko Nkurunziza ati yewe manda ya mbere y'imyaka 5 ntabwo natowe n'abaturage bose ati yo ntabwo tubibara turabariza n'abatowe n'abaturage bose kandi koko byari byo ko bwa mbere bavuze ko yatowe n'abadepite byaterwa na angle birebeyemo kuko yari president n'ubundi ngewe ntago ariko mbibona mbona ko yewe imyaka 15 rero kuvuga ngo bwa mbere watowe peu importe abagutoye wari president ufite ububasha bwa president ariko niwe niko yavugaga n'abamushyikiye niko bavugaga abandi ku rundi ruhande bati no batari ku myaka 15 10 ruzuye abagutoye imbere so tureba n'umwanya wari ufite mu gihugu yego biba ikibazo rero haba n'imyegeragambye Burundi haba na coup d'etat yageragejwe abantu barabyibuka yo coup d'etat iburizwamo ibyo bire byabaye ibibazo muri ibyo bibazo rero nabyo byashepinze politike y'u Burundi uyu munsi ariko Nkurunziza imyaka 5 yindi aje abantu bari bagiye muri yo coup d'etat barabafunga bagirira nabi rwose bivuga ko hari nabishwe hari n'abahunze hari n'abafunze n'uyu munsi hari n'abahunze n'ubu batarasubira mu Burundi n'impunzi nyinshi noneho muri icyo gihe bavuga ko Evariste Ndayishimiye yitwaye neza akari naho yagaragaye nk'umuntu ushobora kuba ari honete ari umunyakuri uburyo yitwaye abantu benshi barabushimye kuko no mu bantu bashyiriweho bafata ibihano n'ibihugu byo hanze nka communauté européenne we izina rye ryagaragaragamo ntabwo ryagaragaraga Neva president w'u Burundi uyu munsi agaragara nk'umuntu wabaye sage muri ibyo bibazo ntaje of course yari ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Nkurunziza ariko akaba yari yitwaye neza ntivange mu bishobora kumwanduriza izina nyuma rero Nkurunziza arangije ya myaka 5 ya nyuma nawe yari yaramaze kwemera ko ariyo ya nyuma bashatse uzamusimbura mu bantu amazina yavugwaga nabo barenga Yome Bunyoni bari barimo witwa Pascal Nyabenda yarimo Evariste Ndayishimiye wari SG wa CNDD-FDD yarimo hari abantu nyine bivugwa ko bagaragara ko bashobora gusimbura Nkurunziza ari nacyo kintu abantu bashimye nuko ubundi president uriho nta nubwo yakirwaga inama yavuga ati ndasimburwa na kanaka akaba ari umusimbura ntibyabaye rero bavuga ko hari n'abavuga ko nibivugwa ko Evariste Ndayishimiye atari choice number 1
wa Nkurunziza. Donc bavuga ko Nkurunziza atari we, ni ibivugwa kenshi ari gihe bitari ukuri, ariko nanone il n'y a pas de fumée sans feu. Nta kintu kipfa kuvugwa kidafite impamvu, ariko bavuga ko atari first choice. Rero baba ko muri CNDD-FDD bashobora kuba bananarushira n'ingufu Nkurunziza bakamwempoza ko Evariste Ndayishimiye ari we uba perezida. Nuko Bunyoni rero nk'umuntu nawe ufite ingufu aba premier ministre kugeza ejo bundi batumvikanye, ntarumva ntibamaranye igihe guhera muri 2020 kugeza 2022 imyaka 2 bari bashwanye. Ibyo wenda turaza kubivuga. Ayo niyo mateka y'u Burundi umuntu agiye kunyuramo, hari byo ntavuze, ibibazo bya ntega na marangara sinabivuze, by'ubwicanyi, ariko i Burundi hagiye haba, ntashobora kuvuga politike z'u Burundi ubwo nisegura no kubantu zumva tuvuga abahutu n'abatutsi cyane. Ushobora politike z'u Burundi usize inyuma ayo mazina abahutu abatutsi, ni kimwe no muri Kenya bakikuyu. Politike y'u Burundi n'u Rwanda abahutu abatutsi ni ibintu bigaruka kenshi, ntabwo wabivuga wabubeshye uvuze ko ugiye kuvuga politike y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda utavuze ku bahutu n'abatutsi uko bagiye batabyumvikana cyangwa batabyitwaramo neza. Nuko ariko Burundi kikaba igihugu kiruta u Rwanda ho gato, kuko gifite kilometero kare 28, igihe cy'u Rwanda ari 26,338, baturutaho nk'akarere kamwe urebye. Ibi n'u Rwanda mu majyaruguru, hanyuma mu burengerazuba hakaba igihugu cya Kongo Kinshasa, mu majyepfo n'iburasirazuba hakaba Tanzania. Tanzania niyo ihana imbibi n'u Burundi uruhande runini ku gice cya Tanganyika. Ndetse buriya nabyo biraza kumvikana impamvu y'imibanire ya Tanzania n'u Burundi nuko Tanzania ifite amoko y'abantu basa naho ari abarundi, mbese bafitanye isano n'abarundi cyane, mbese nk'uko abanyarwanda dufitanye isano n'abagogwe bo b'Imasisi n'abafumbira b'i Bugande, abarundi nabo bafitanye isano n'abaha b'Abatanzania batuye Kigoma, ni benshi cyane, n'intara nini cyane, n'abahangaza n'abashubi batuye Zangara. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze Tanzania uhabona abantu bene wabo b'abarundi cyane, ku buryo niyo bavuga wagira ngo ni abarundi bari kuvuga, wenda ubimenyereye ko bitandukanye, ariko utabimenyereye wagira ngo uri mu Burundi, wagira ngo ni abantu bari kuvuga ikirundi nyine. Yego, hano za Rurenge, Zangara, gukomeza icyo gice cya za Kigoma, Kibondo. Ya Gaston, urakoze cyane, tunyuremo muri make mateka na politike y'u Burundi mu bijyanye n'ubutegetsi, ariko ikintu numvise nuko aba bagabo, hari ikintu numvise cy'uko abantu baruhana bakagera ku butegetsi, ariko amaherezo ugasanga y'umwe atisha undi aramuhunga cyangwa se akamufunga. Yego, ibi ni ibintu biri muri ibi bihugu byacu byo mu karere, kuko hari n'ahandi muri Afurika byumvikana, ariko se ni itegeko iri cyangwa ni ibintu biza gutyo gusa? Biriho ko abantu baruhana, ariko nk'uko bivuze urumva ubwabyo naho bituruka. Umuntu yakibaza kuki abantu bagera ku butegetsi baruhanye. Ubundi ibi bintu ikibazo naho ruzingiye, kuki abantu bagera ku butegetsi baburuhiye. Ubundi en principe ntabwo abantu bagombye kuruhira ubutegetsi n'ubwo abaturage abaturage bagombye kubuha uwo washatse, ariko abantu uko bigaragara nk'ubwo nk'abantu bo muri CNDD-FDD urebye guhera 1993 bari mu ishyamba, bamwe banakuriye mu buhunzi ubuzima bwabo bwose, bamwe bakuriye hano mu Rwanda, abandi bakuriye Tanzania. Kuki abantu bagera ku butegetsi barababaye gutyo? Niho ruzingiye. Noneho warubivuze neza, abantu bararuhanye bagera ku butegetsi, cyane cyane abo hejuru begeranye ntibumvikane. Uti se nibyo muri kano gace gusa? Oya rwose, muri Afurika henshi byarahabaye. Reka wenda tuvuge nk'ingero nkeya. Muri Burkina Faso kuri ku gihe cya Blaise Compaoré na Thomas Sankara, bari abantu baruhanye inshuti magara. Blaise Compaoré yishe Sankara, aramwica kandi Sankara nawe wari waramuzamuye urebye, Kapiteni Thomas Sankara aramwica. Donc Compaoré yica Sankara. Urwo ni urugero rumwe. Urundi rugero wabona, reka tuvuge nka South Sudan. South Sudan muri SPLA ariyo Sudan's People's Liberation Army, wenda yari ifite mu buyobozi bwayo yari ifite John Garang, ariko John Garang aho agenda yasigara Salva Kiir, bafashe
bafashe leta babonye independence Salva Kiir na Riek Machar batangira kurasana nta n'igihe cyaciyemo urumva ntibumvikana tugafata urugero rwa hano i Bugande mu bantu Museveni yarangizanye nabo struggle Kiza Besigye yari umuntu ukomeye yari n'umuntu w'umutoni kuri we umwizerwa buri umuntu abaye umuganga wihariye w'umuntu nkuriya aba ari umwizerwa cyane ariko urabona Besigye na Museveni nabo uko baje kumera no mu Rwanda Perezida Kagame na Kayumba nabyo ntago ari urugero rubi narwo ni urugero muri izo nyizo turi kuvuga nubwo wenda tutavuga ko Kayumba wenda sinzi nimba Kayumba struggle ya RPA irangira yari nka second kuri Perezida Kagame ntago nzi nimba yaramukurikiye muri ranka zabo ntekereza ko abantu nk'aba Sam Kaka wenda bamurutaga niki ariko nabyo ntago ari urugero rukuri nawe yari umuntu w'umwizerwa muri iyo system kandi yaruhiye ariko abaye chef d'état major nyuma wenda igihe yabaye chef d'état major muri 2000 ariko ntacyo nawe yari umuntu umwe mu bizerwa kandi baharaniye ko ubwo butegetsi bushyirwaho nabo waruhanye n'abari ku butegetsi ntabwo narwo urugero rukuri ahubwo urugero rwiza rw'u Rwanda Perezida Habyarimana General Major Habyarimana Juvenal na les 11 camarades du 5 juillet muri les 11 camarades du 5 juillet buri Kanyarengwe niwe numero 2 uvuye kuri Habyarimana no mu maranka abandi bose bari major Kanyarengwe akaba lieutenant colonel no kuvuga ngo Kanyarengwe yari yasaga nka numero 2 kuri Habyarimana nawe ntibatinze nta myaka 5 cyangwa 6 yashize badashwanye Kanyarengwe agahunga kugeza ubwo yaje kugaruka nyuma agarukanye na Front Patriotique ariko nawe usanga nabo bataratinze gushwana Mobutu muri Kongo na Lumumba Mobutu na Lumumba nubwo Lumumba ari we wari père de l'indépendance ariko na Mobutu burya nawe muri independence aragaragara nawe yari mu bantu bari active ariko Mobutu yishe Lumumba hari urugero buriya wenda rutakunda kuvugwa cyane reka tuvuge nka Tanzania Nyerere niwe uvugwa cyane ariko yari hamwe n'umuntu wita Oscar Kambona wabaye Minister of Foreign Affairs wa mbere Kambona yari umugabo abantu bavuga ko donc yashobora gusimbura Nyerere mu gihe gito ariko nabo ntibumvikanye Nyerere yaramufunze Kambona aza no guhungahungira mu Bwongereza nawe yanaguye yewe haza no kubaho n'ibintu byo n'imanza zo kuvuga ngo Kambona ntago ari umutanzania barabiburana biza kugira ko babemeje ko bavuga ngo umunyamarawi si umutanzania kuko avuka mu gice cyegera Malawi so urumva nka Oscar Kambona nawe ntabwo na Nyerere ntibaciye waka muri 1966 yahise ahunga kandi nyuma y'ubwigenge gatoya ni Burundi naho wabona ingero zindi buriya SNDD kigira ku butegetsi hari umuntu witwa Hussein Rajab Bujumbura yari afite ingufu ni nawe wavugaga cyane nawe we na Nkuru Nziza mu gihe gito bari batumvikanye Nkuru Nziza aramufunga rero biri henshi mu Khartoum ngira ngo Khartoum naho urabona ko aba generali barahana ni ibintu rero biri ahantu henshi iyo abantu bageze ku butegetsi mu buryo nk'ubwo cyane cyane abageze ku butegetsi batsinze intambara cyangwa baciye muri struggle igoranye akenshi navuga ngo ibihanga bibiri biri imbere ntago bakunda kumvikana ibyo ingero ni nyinshi ubu izo tuvuze ni nkeya wabona n'izindi nyinshi noneho rero wavuze niko bigomba kugenda oya ubu siko bigomba kugenda ariko kuki bibaho ahubwo nicyo twakibaza kuki bibaho biterwa n'ibintu nka 3 cyangwa 4 icyambere kamere muntu iyo tuganira mu biganiro byinshi ngira ngo umuntu wankurikiye mu biganiro twakoranye nkunda kuvuga ku kintu cyitwa human nature nature humaine buri impamvu amategeko abaho za constitution aya mategeko yose tubona no kugira ngo bakontrole kamere muntu naho ubundi kamere muntu irikunda kamere muntu ikunda icyubahiro kamere muntu ikunda ubutegetsi buriya ntuzavuge ngo n'aba bategetsi barekura ubutegetsi nk'uko muri Amerika umuntu aba perezida imyaka 4 akaba amatora n'imyaka 4 akagenda nka Obama urabona ko yavuye akiri muto ku Kenya ejo bundi Uhuru Kenyatta yavuye ntago abishaka kamere muntu yo aba yumva atarekura ariko haba hari amategeko amubwira ngo please you don't have any other choice uretse kugenda nta kindi igishoboka cyo nyine no kuva ku butegetsi gusa haba hari amategeko ameze gutyo iyo rero adahari
kamere muntu yo ntabwo yo yabyibwiriza nayo ngize mvuge icyo kintu cya kamere muntu. Cya kabiri ni uburyo abantu baba baragiye ku butegetsi. Ubundi en principe umuntu yagombye kujya ku butegetsi abuhawe n'abaturage b'igihugu, baba abaturage cyangwa ababahagarariye. Ariko iyo ari we wabwihaye biragorana. Iyo ari we wabwihaye biragorana. Cyambere iyo ari we wabwihaye cyangwa se iyo arabubonye mu buryo wenda atari we gusa ariko mu buryo butari open butafunguye, donc aburwaniye yabuharaniye, yakoresha lobbying yagira gutarika akavuga ati ninjye wawugezeho. Icyo gihe nundi ubireba uravuga ati nanjye nakora nk'ibyo yakoze nanjye nkabujyaho. Kuko muri kamere muntu uravuga uti icyo uriya yashoboye nanjye ndumva ntagishobora, yego ukanarwana. Yego icyo rero nacyo kikaba ikibazo. Ikindi kintu kizamo ni ba imperialiste, les imperialistes nabo bagiramo influence igihe bavuga bati twebwe bya muntu tubona twumva neza uri ahubwo yasavinga interest zacu neza. Ibyo nabyo bikaba ikibazo. Nk'urwo rugero rwa Compaore na Sankara hari. Yego n'izindi nyinshi buriya ntugire ngo nibi byawe babuyoni ushobora gusanga harimo ba imperialiste cyangwa abandi bantu. Reka tureke kuvuga imperialiste, katuvuge external factors. Yego kuko hari nagiye baba batari ba imperialiste ngo tuvuga abanyamerika n'abongereza, hari nabo muri region aho hafi. Yego. Noneho rero ikindi kintu wenda kugira ngo wumve impamvu uburyo ubutegetsi abantu bose bakunda ubutegetsi. Buriya nawe urabukunda, nanjye ndabukunda, ndarabukunda. Umuntu wakubeshya uri ubutegetsi buraryoha pe. Ariko iyo hari uburyo igihugu cyashyizeho uburyo abantu bagera ku butegetsi atari bo babwihaye, icyo gihe ntabwo abantu babumaranira. Ntabwo kuko ntiwamaranira icyo utakiha. Reka nk'uyu rugero utari kure, ndagiye gufata urugero abo tutazashimisha bazabyihanganira, ariko nirwo rugero ngewe numva runyoroheye gutanga. Nkanye nk'urugero rwa Kiliziya Gatolika. Uzumva amatorero abantu bashwana. Ariko ntabwo uzumva muri Kiliziya Gatolika abasenyeri barwanye. Cyangwa umupadiri yahananyije umusenyeri. Reka tuvuge ko umupadiri wenda avuze ati uyu musenyeri simushaka wenda akanamuha n'uburozi agapfa. Still siwe wajyaho. Yego. Nta nubwo uzi uko bigenda. Buriya nta Kiliziya Gatolika impamvu ubona ibintu byabo bikunda kuba biri ku murongo, bitarimo icyo kintu cy'akavuyo, nuko nta muntu wiha ubutware. Nk'ubu Kibungo yari maze igihe idafite musenyeri. Ejo twumvishe ngo babahaye musenyeri. Nta mupadiri n'umwe ubuze inzira byaciyemo. N'uwo musenyeri ayumva babimubwiye. Iyo rero ubutegetsi buboneka muri cano imeze gutyo, ubwo ndavuga ntago abagatolika dutora, oya ntago abagatolika tuvanga, abakristo gatolika twicariya turatora, musenyeri wacu arabo nguyu, padiri mukuru arabo n'uyu. Ariko uzareba nk'amadini batora nko gutora, hari abakoresha influence runaka akaba yajyaho unakavuga ati kujye wamuhirika. Ariko nka Eglise Katolika kubera ko abantu uburyo bajyaho nibi nta muntu ushobora kwigira papa ngo wicare uvuge uti ndabizi uyu papa nabo ninjye nzajyaho. Ntushobora niyo watekerwe rikaba amazi. Aba cardinal nta muntu ushobora kuvuga ngo nakigira cardinal. Buriya papa yavuyeho niyo wabaza mu cardinal ko ngo tse papa uza kucyoneza abandi. Ushobora kubaza cardinal ko batemba simbizi. Cyo kora hari baba bavugwa. Ashobora kuba kanaka cyangwa kanaka, hari abantu bavugwa kameme. Ariko ntiwavuga ngo gutorwa abantu barabyumva ko bahabwa amahirwe arabo. Ariko ntiwavuga ngo ndabizi neza kuko hari abatungurana. Hari abo bavuga musanga batabayeho. Nuvuga ngo nta muntu wigira papa, nta muntu ushobora kwigira cardinal, nta muntu ushobora kwigira musenyeri, ntushobora kwigira padiri mukuru wa paruwasi. Urumva rero kuko ibintu biteye gutyo kandi bari abantu bagira ubutware nabo, bituma ubwo butware n'ubu bifite yumva ko ari impano yahawe. Atavuga ngo ndangaye kanaka yankuraho. Yagukuraho se gute? Nta bushobozi afite bwo gukuraho. N'aba president rero yaba twagiraga system ziteye ku buryo umuntu aba president abantu bakumva, abantu bakayoboka bati yabihawe n'abaturage. Ntacyo wabikoraho. Ikindi runamukuraho wowe ntujyaho. Ntacyo wakora. Nk'ubu ntabwo bavuga ngo mu Bufaransa kuyeho president urajyaho. Muri Amerika ngo kuyeho president urajyaho. Niyo waba uri chef d'état major w'ingabo z'igihugu ntabwo wajyaho. Kubera ko ubutegetsi bufite ukuntu bufite cyane ubucamo bukagera ku muntu. Umuntu akavuga ataho Imana ishimwe iyi ntebe nyicayeho. Ariko iyo ntebe wicayeho uzi ko utayicajeho kandi n'abandi bakubona yicayeho baravuga ati Imana yaraguhaye. Bazi ko nta kintu bakora ngo nta muntu wavuga ngo ngiye mfite ingufu. Ese araho hari abantu bagerageje reba nka Hillary Clinton kuragerageje kwa president America ntago yebonye.
reba ukuntu Marine Le Pen mu Bufaransa imyaka maze na se Jean Marie Le Pen nuko rero iyo ubutegetsi buboneka muri izo cano abantu ntabwo buharanira ariko iyo buboneka mu buryo umuntu ashobora gukoresha ingufu afite agaca mu gisirikare agaca muri coup d'etat agaca mu ishyamba akabugeraho iyo amaze kubugeraho icyambere aravuga ati icyambere aba afite abantu bakuranye muri iyo movement abo uzabona bashwana nabari hamwe cyane acyambere babandi iyo ageze ku butegetsi baba bamuzi nkuko njyewe nawe twarakuranye si umuntu na weakness ze baba bazizi nta muntu utagira weakness bagatangira no kujya bamuganira hano uyu muntu ukuntu bavuga ko Sankara na Blaise bo banararanaga mu nzu barakurana bakiri abana ku buryo yaramuzi bari bazanye cyane iyo umuntu akuze rero cyane nibyo babo nta muhanuzi wabo arareba atari ku uyu muntu nibyo ukoze n'abataha tabone mwamubonaga n'uri twaribeshye tari kundi kuzitashyizeho kanaka banabiganira intelligence zikora ko uyu muntu yabaye president ibintu byose biruhukira mu gutwi kwe akabimenya icyo gihe agatangira nawe akabishyiramo nabo ntibakuyoboke nk'uko abandi bakuyoboka kuko bakuzi mwarotanye nyine mwaroganye mu kizenga cy'amazi mwageze gute mwararanye rwa ntambi hari n'igihe rimwe waramufashije uzi ko hari igihe umuntu ashobora kujoininga movement yanyu ari nawe wamuri kurutinze ahubwo ejo akaba ari uzamuka akaba president kandi ari wowe muri kurutinze wanamukoresheje kose ahubwo rero abantu ntabwo biyakira uvuga uti okay nuko bigenda niko isi iteye biyakire ubwo ndavuga ku ruhande rw'abatayobora abayobora nabo agira ikintu cya paranoia n'ubwoba budafite ishingiro ndavuga ati Jado ntabwo nzamubanaho tu kubera ko abazi competence zawe abazi influence ufite niyo wamworohera wakaba atabyemera akavuga ati oya kugira ngo nyobore neza nuko nakikiza uyu muntu kuko abakuza afatira umuntu ukuntu muzi uko muzi ntabwo uzamubanaho rimwe ukaba wowe nta n'ikibazo wagira wowe ukanamuyoboka ukagenda ukicarwa tuza ugategeza imyanya azaguha yatanaye ugatuza ariko akajya yicara akavuga ati uriya muntu ntabwo nzamubanaho paranoia ubwoba bw'ubusa rwose yakicara ati haba ikintu ati buriya ni kanaka kuko muba mwarakuranye akuzi azi ko umuntu usha competence mbese nuko wakigana n'umuntu mu ishuri ari we waguhekaga wagukopezaga ari we wagufashaga ibintu byose noneho ejo akaguhamagara akaguha akazi akavuga ati umuntu niwe wankopezaga niwe yagote n'abakozi bavuga ati atubana nikana kubiri inyuma mbese nuko abantu bakuranye ni icyo kintu kibaho ariko impamvu ya mbere ni uburyo ubwo butegetsi buba buteye ku buryo wa muntu avuga ati wa wundi wanze kuyoboka akavuga ati ariko nanjye nabyikorera nkabigeraho wa wundi uri ku butegetsi nakavuga ati ndi ku butegetsi ariko uko nawubonye uriya muntu ashobora gukoresha trick nakoresha nawe akabugeraho akabonyaka naho ubundi butegetsi buramutse butangwa n'abaturage cyangwa se butangwa n'abahagarariye abaturage mu buryo buri navuga buri mu mucyo ntago butegetsi abantu babumaranira nicyo kibitera ntanze urugero rwa Kiliziya Gatolika wenda abantu babona n'izindi ngero abura nka Eglise Gatolika ukuntu iteye ntabwo ndabona abantu bamaranira ubutware muri Kiliziya Gatolika kubera iki uko butangwa ni ibintu n'umuntu ubu abasenyeri bariho ubabajije uti wabaye umusenyeri uti yavuga ati narato byangizeho nuko nicyo kibitera niyo mpamvu ubona birahari byinshi muri wabibona muri region wabibona mu bihugu byinshi aho abantu bagiye bazamukana bagera ku butegetsi ukabona barashwanya ariko kenshi nicyo kintu kibitera cy'uburyo wa wundi yanga kuyoboka uri ku butegetsi nawe agahora mwikanga ku buryo kenshi abantu benshi abageze ku butegetsi ari bose ari bakuru abarambanye wababara Gasto ubundi reka tukomereze mu Burundi Bunyoni ninde muri politike y'u Burundi noneho kugira ngo tumenye uburyo yarambanye na Neva bikageraho amugani batakihura bisigara ibihanga bibiri Bunyoni ari muri fruiza z'iyo rebellion ya CNDD-FDD akaba ari mu bantu bakuru yari umuntu wakomeye mu butegetsi bwabo bwa Nkurunziza yayoboye igipolisi ku butegetsi bwa Nkurunziza kandi yari umwizerwa ku butegetsi bwa Nkurunziza buriya hari kugira umwanya ukomeye ibi bintu muri politike biratandukanye kugira poste yo hejuru no kuba umwizerwa
hari abantu babizerwa ko badafite poste zikomeye, hari abantu nanone bafite poste zikomeye ariko atarabizerwa. Rero Bunyoni yari byombi. Ku butegetsi bwa Nkurunziza yabaye ministre wa interieur, yabaye ngira ngo yabaye n'umuyobozi w'ibiro bya president, ngira ngo arongera aba komiseri wa polisi, komiseri general wa polisi. Yarashinzwe n'iperereza. Izo ko shingwa n'iperereza ngira ngo urumva rero yabaye umuntu ukomeye ku butegetsi bwa Nkurunziza bwose, akaba n'umwizerwa. Evariste Ndayishimiye nawe yari umwizerwa, yari yasigiwa ni general bo mira aba general ba CNDD-FDD ni fruit ba ya rebellion. Hanyuma ikindi ni n'abizerwa mu butegetsi bwa Nkurunziza imyaka 15 simike ko muri amateka navuze najya ngaragaza ko Nkurunziza ari wabaye president w'u Burundi igihe kirekire. Kugeza uyu munsi niwe wabaye president w'u Burundi imyaka 15, abandi i Burundi ntabwo ugeze bagira president warengeje imyaka 10, cyetse bagaza wagize 11 ngira ngo nabuyo yagiye, ariko nta Nkurunziza ni ugaragara ko wabaye president w'u Burundi igihe kirekire. Rero muri iyo myaka 15 ari never ari Bunyoni babaye abizerwa, babagira n'imyanya ikomeye. Icyo ni kimwe. Ikindi bakaba ari umukire, buriya amafaranga rero si ikintu, bari yubatse economic marko. Bunyoni bavuga ko yubatse rwose ku rwego rufatika, abo umukire pe. Uko hari abavuga ko yibye, sinabihagararaho, ariko ikigaragara nuko bavuga ko yari umukire. So iyo influence rero bagize muri CNDD-FDD babaye abantu bibikomerezwa cyane. Kugeza uyu munsi yarakiriwe, urumva imyanya yagiye abamo ni hagari imyanya mitoya. Ministre wa interieur, umuyobozi w'ibiro bya president, komiseri general wa polisi, akaba na ntuze na ministre w'intebe kugiye cya Evariste Ndayishimiye. Bya binavuga bwa butegetsi buboneka kwa kondi ntibivugwa, ntabwo mbihagazeho, ariko bavuga ko ndetse bashobora kuba bari bumvika ahari ibintu byumvikanywe ko yashobora kuzasimburanwa na Ndayishimiye ku butegetsi. Ibyo rero kuko na mbere mu bateganywa ko bajya ku butegetsi agasimbura Nkurunziza yari arimo. Ushobora kuba rero ngo bavuga ati okay, so wajyaho ugakora 7 nanjye nkazakora 7 cyangwa se nuko. Ibyo rero hari igihe nyine bituma wa muntu nawe agenda nka president, kandi atari president uri hakavuga atari ko mbona bavuga ko yarindwaga cyane, protocole ze akiri nka premier ministre, protocole ze n'uburinzi byari ku rwego rw'ibya president rwose. Bavuga ko i Burundi uburyo Bunyoni yarafashwe n'ibyubahiro na protocole n'iki wabonaga ntaho bitandukanye n'ibya president. Ibyo rero nyine bwa butegetsi bwa Afurika ukuntu buteye, president uriho biramubihira pe, abona ataganje. Abona ataganje kubera ko ni ibintu abantu babiha. Nk'ubu gitangaje ushobora gusanga PM umusimba atarindwa nkuko yarindwaga. Ushobora gusanga hari abantu bagira ingufu ibintu bimwe, ubundi ibintu wagumye kubukorerwa byagumye kuba bishingiye ku mategeko atari wo byikorera. Ariko kenshi muri Afurika abantu benshi usanga ibintu babyikorera, ugasanga umuntu bitewe nuko society mufata cyangwa nuko bamuzi ntabwo afatwa nk'abandi. Kandi we ni simple ministre, ariko ukabona ni super minister ntago ari minister nk'abandi. Reka tugaruke gato ku kintu ugeze uvuga cyo mu bana wa CNDD-FDD na CCM. Abantu ndetse bamwe bakavuga ko ari copy paste cyangwa ko CNDD yakopiye ibya CCM. Aya ni amashyaka ari ku butegetsi mu Burundi no muri Tanzania. Yego. Uyu mubano uteye utubundu. Nkuko nabivuze imvuga amateka ya politiki ya Tanzania Burundi, umuje ko abantu benshi Burundi bagiye bahungira muri Tanzania. Tanzania rero yagize uruhare runini mu gushyiraho abari ku butegetsi ubu ngubu CNDD-FDD. Yabigizemo uruhare rugaragara, yaba amasezerano yarusha. Bese navuga ko CNDD-FDD kuburi ku butegetsi umunsi si ibikesha Chama cha Mapinduzi. Ibyo rero bituma buri umuntu agukiza ku butegetsi hari n'imico imwe aba yaragutoje, hari ibintu basangiye. Ikimwe abantu bavuga basangiye cyanagaragaye ubwo Nkurunziza batekereza ku muzasimbura Nkurunziza, nuko bari basangiye ikintu cyuko ishyaka rigira ingufu kuruta abantu, ishyaka rikagira ingufu kuruta abantu. Icyo kintu barakibona kuko buriya nka CNDD-FDD nka Nkurunziza kudeza umuntu uzamusimbura byaramugoye. Nkuko ari nabavuga ko meme na Evariste atari premier choix ya Nkurunziza. Icyo kuvuga ati usanga CNDD-FDD ifite ukuntu yari ishyaka riri strong, kandi koko CNDD-FDD ifite ingufu. Ntago yonyine muri no region hari amashyaka
ubona ko afite hari Chama cha Mapinduzi ubona ni ryo shyaka rikuru no muri Afrika ni mashyaka makuru cyane hanyuma za NRM Uganda hari Front Patriotique hano mu Rwanda nayo mashyaka ubona koko ari strong CNDD-FDD nayo iri mu mashyaka rwose afite ubwiganze mu gihugu umva yiyempoza pe ni ishyaka rifite ubutegetsi bitandukanye nkuko abona muri Kenya bimeze no mu bindi bihugu abona amashyaka adafite ingufu z'ubwiganze gakora alliance bajya mu matora kwa bakora za alliance nago CNDD-FDD ikeneye alliance rwose igiye mu matora yatsinda pe rero hari icyo kintu cyuko bafite umubano ushingira ku mateka yuko abenshi banakuriye Tanzania hari n'abafite n'amazu za Dar es Salaam n'iki Tanzania barayizi pe uzumva Tanzania Burundi bagira abayobozi bavuga igiswahili kumva maravuga igiswahili ikindi rero ikindi nkuko wumvishe geography uko iteye Tanzania n'u Burundi ni icyo gihugu handi mbibi cyane bya nabyo geography ifite ikintu ikoze ikintu cyo kirakomeye ikindi nkuko nabikubwiye hari abantu benshi b'aba Tanzania bamwe bashobora no kugera mu butegetsi bafitanye amasano n'abarundi nabyo ni ikintu gikomeye yego ariko ikintu cya mbere gikereya uriya mubano ni uburyo bagiye babana muri icyo kibazo cy'ubuhunzi no kubafasha nkuko mbese wavuga ko wenda na FPR wenda nka NRM yifashije so ibyo bigenda bibaho buri gihe nta n'ibintu nabo rero bona Chama cha Mapinduzi yarabafashije yakutetsi rero aho iyo niyo sana ariko ntago navuga ko ari copy paste hari aho batandukaniye cyane aho batandukaniye ni hehe buriya Chama cha Mapinduzi ukuntu yubatse ikintu cya mbere ari nayo mpamvu itinze ku butegetsi yewe no kuvaho ntago ari ibintu umuntu yavuga ngo biroroshye iyo ukuntu yubatse ukuntu Nyerere na Aboud Jumbe bayubatse birinze ibintu bitatu kandi ikintu gikomeye nigeze no kubikubwira cya mbere ntago Chama cha Mapinduzi bo bafite ya principe yuko ishyaka rigomba kugira ingufu kurusha abantu ishyaka rikaba ryo yigira ingufu kurusha abantu Chama cha Mapinduzi winjiramo ukaba chairman wayo cyangwa chairperson wayo ukazasohoka ukayisiga uko wayisanze umuntu araza akaba SG akazasohoka umuntu akaza akaba vice chair akazasohoka nta kintu ni ishyaka ni stronger than people than men icyo ni ikintu gikomeye icya kabiri ubwo bishatse ko nta muntu yitirirwa ngo avuge ngo this is my party bitandukanye n'andi mashyaka twabona tuvuze NRM hari umuntu yitumva akomeye muri NRM kandi ugasanga ni nk'ahari hagati ya NRM n'uwo muntu washyiramo ikintu cyabihwanye Chama cha Mapinduzi nzishobora kubibona wenda kugiye cya Nyerere barabivuga ngo Nyerere Chama ariko nawe yahise avamo bashyiraho na chairman none akajya nk'umujyanama gusa bati no ni ishyaka ry'abantu ntabwo ari ishyaka ryanjye icyo ni kimwe cya kabiri Chama cha Mapinduzi nta bwoko yitirirwa ngo uvuge ngo iri ni ishyaka ry'ubu bwoko ku buryo abandi bazamo bumva ari indorerezi umuntu nk'uburebye bayisigi babaye muri Chama cha Mapinduzi ukareba ba chairperson babayeho reka mvuge nk'aba president wenda katuvuye nka Nyerere avuka no mu bwoko buto cyane butazwi no muri Tanzania butanavugwa avuka muri North wajya kwa Mwenyi akavuka Zanzibar na hano hahabanye cyane waza kwa Mukapa akavuka Central yegera South Iringa waza kwa Kikwete akavuka Bagamoyo ubwo ni Pwani ni coastal part of Tanzania waza kwa Magufuli akavuka hano muri hano hegera za Bukoba hafi y'u Rwanda donc urumva bayisigi nuko nk'ubu bayisigi usanga hagiye baho bayisigi bavuka mu bihuce bitandukanye nk'uwari ho kwa Magufuli avuka hano Bukoba no Muhaya ariko ugareba bayisigi bavuka mu bindi bice no ngo nta bwoko bwitirirwa Chama cha Mapinduzi uvuge ngo abana iri shyaka ryaba yewe je niyo najyamo nyine kugira ngo wenda nibonera umwanya ariko nta wanyemera nta bihari nuvuga ngo umuntu wese wajya muri Chama cha Mapinduzi ari mu Tanzania ashobora guprospera kandi akazagera ku nzozi ze igihe cyo harandi mashyaka yo abafite bene yo ku buryo uryinjiye utari muri babantu kugira ngo uzizerwe ugirirwe icyizere bakugirira icyizere bigoye
icyo ni ikintu cya gatatu rero. Chama cha Mapinduzi nta dini yitirirwa. Idini n'ubwoko ntabihari. Tugaruke rero kuri CNDD-FDD. CNDD-FDD nayo ya trying iyo kintu cyo kugira ishyaka riri strong kurusha abantu. Wenda cyo bari bakigerageje nubwo nacyo kitari cyane. Ariko nk'icyo cyo kuvuga ngo ubwoko yitirirwa twibutse ko Burundi twavuze politike y'abahutu n'abatutsi. Wavuga politike y'Uburundi akerengagiza hutututsi rwose yaba ari kuvuga ibindi bintu sinzi yaba ari kuvuga politike y'Uburundi. Ariko ntabwo wambwira ko CNDD-FDD uyu munsi abo bantu bombi bayibonamo ku buryo bungana. Kandi ubundi nicyo cyakabaye cyiza. Hari abagifite mu mutwe ko ari z'ishyamba z'abahutu zifite ubutegetsi. N'ubu hari abantu byumva gutyo. Baba abo bahutu bakabyumva gutyo, baba n'abatutsi bakavuga ati ha utegetse n'ubwabari. Simvuze ko muri CNDD-FDD n'abatutsi barimo pe. Barimo baba depite barahari. Ariko nabo sinzi ko babyizewe ku buryo yaba nka SG cyangwa abashaka no kumugira SG ariko bakamushyira entourage imurusha ingufu. Cyangwa nabo kwizera akavuga ati okay ndi wacu, this is my party. No buriya ikintu cya inclusiveness nka CCM ni inclusive cyane. Ubu Muslimu, ubu Kristo, ubu Muhaya, ubu Musukuma, ubu Mpogoro, ubu Gogo, ubu Mucaga, nta kibazo rwose. Ubu umva uri wanyu. Ariko ntabwo nahamya ko nka CNDD-FDD ukiteye n'amateka yayo wambwira ngo umuhutu n'umututsi muri CNDD-FDD bumva ari bamwe. Hari uwumva ari iwabo undi akumva yaje gusembera. Cyo kintu rero gituma iyo shyaka ridashobora kuba strong. Reka iki kintu wenda abantu bacyumva niyo ikintu kitwa unité ubumwe ni ikintu gikomeye mu gihugu. Niyo wenda ubwo bwoko bwigana mu shyaka bwaba buri 90% mu gihugu. Ya 10% iyo muri vangura ntabwo mushobora kuba strong. Niyo mpamvu na Chama cha Mapinduzi maze igihe kintu cya mbere cyatumye bakomera nicyo kintu cyo kuba inclusive. Nuvuga ngo Chama cha Mapinduzi uyirimo ni competence zawe zikuzamura na amahirwe ariko ntabwo ari kuvuga ngo nkomoka nowe aho komoka ni nta na 0.1% hafite. Ariko nko mu yandi mashyaka aho komoka ni byari tuzumva wenda nko muri NRM par exemple. Kuva nk'umuntu uvuka muri Northern Uganda afite ingufu muri NRM kubyo ushobora kumuha akaba ari wo uba flag bearer akaba ari we utwara idarapo akaba umukandida wa NRM mu matora. Reka da wenda nyuma ya Museveni uzumva no muri style ari abantu bo muri kino gice. Ari abahima b'abanyankore, ari abakiga bakabare, ari abafumbira wenda abantu muri ibyo bice. Ni ryari tuzumva muri ANC South Africa umuzungu ANC bavuga ati okay bafata umuzungu wera de ubisekuru by'abazungu gusa bavuga ati uyu niwe flag bearer wa ANC. Ntago bizabaho. Icyo gihe rero bituma abantu batiyumva iwabo. Ariko muri Chama cha Mapinduzi umuntu wese ubuse uyu vice president wa Samia avuka muri wabo nakubwiraga bene wabo Barundi hano mu bahaje kigoma hano. Ariko ni vice president muri Chama cha Mapinduzi afite ingufu. Nuvuga ngo ahandi ho aho uvuka inkomoko yawe nta kivuze. Ariko ahandi mu mashyaka politike cyangwa amashyaka ari ku butegetsi usanga inkomoko yawe igira uruhare kugira ngo ube umwizerwa. Iki iyo tuvuze inclusiveness tuvuga ibintu bibiri. Inclusiveness abantu bumve ko ari ukudaheza kubamo ariko ukanabyiyumvamo. Ese nk'abatutsi Burundi bari muri CNDD-FDD nibyo barimo ariko se bayiyumvamo bakumva bari iwabo kabisa bakumva akavuga ati this is my party akumva arimo. I don't know. Atazagira umuntu twipfa ibi ni ibitekerezo umuntu abatanga n'ahandi kandi ngo twatanze n'izindi ngero nk'ubwo dutanze urugero rwa ANC muri South Africa, urugero rwa NRM Uganda, twatanga n'izindi ngero n'ahandi aho abantu baba mu bintu ariko ukabona mu by'ukuri bifite bene byo ni ryo tandukanye navuga bafite ariko n'ibintu bahuriyeho nabyo birahari. Iyo urebye Gaston ibinyamakuru biri kwandika biri gutangaza amakuru biri kuvuga ko uyu mugabo General BUNYONI ashobora kuba yarahunze akajya muri Tanzania. Ariko abandi bati ashobora kuba akiri i Burundi ahunze koko akajya Tanzania. Yego. Uyu mugabo hari ikibazo yatera ku butegetsi bwa General Neva. Nasubiza ngo yego nkongera nkasubiza ngo oya. Yego gute?
buriya umuntu nkuriya aba afite abantu bamwemera gusa badashobora kuvuga kubera ko babizira ariko bamwemera baba bahari nkuko hari n'abatangiye kubizira hari n'abashobora kubizira burya bahora ubusa ariko kuvuga ko atafite influence muri systeme iyoboye Burundi uyu munsi waba uri kwibeshya Bunyoni ntabwo ari umuntu mutoya kuba kadafite influence muri CNDD-FDD waba wibeshya rwose ushobora gusanga afite muri ni nacyo ahubwo cyacyo nakubwiraga gitera ya paranoia hari n'igihe usanga ahubwo na influence afite mo yenda kungana n'iyo uri ku butegetsi cyane cyane yagihari nka ya RPM ushobora gusanga na influence afitemo itari ntoya icyo kintu gishobora kuba ikibazo ndetse hari n'igihe na ya ruling party ishobora gucikamo ibice yego birashoboka icyo rero nemera ko rwose ahunze ashobora guteza ikibazo ubutegetsi mbese navuga ko ari menace itari ntoya ariko nanone muri Afurika iyo umuntu ari ku butegetsi iyo influence ufite ayinetraliza mu mwanya nko guhumbya icyambere abantu kuyoboka babaza ubu simpamya ko nibyo ndi kwivugira waba uri nka muramu wa Bunyoni ukaba nka Dirikabu cyase ko yabiguha donc abantu bamuyoboka babaza nawe yibeshyaho akatekereza ko ushobora kuba umuyoboka bose ashobora kutabica cyangwa bafunge ariko akaba neutralize ubutegetsi muri Afurika iyo umuntu hari igihe Tshisekedi yajyaga abantu bavanga ngo ntabwo azagira influence ubutegetsi muri Kongo nkabwira abantu ko ibyo bintu mvuga niki uzi president muri Afurika wari we cyetse ari umuntu w'indangare uretse ko nabiri kubwiye nta musirikare w'indangare baho rega neva n'umusirikare abasirikare bakora nibakosa ariko ikintu cyitwa uburangazi icyo kintu cyitwa hormone zitera uburangazi rwose nazo bagira nta musirikare urangara baho rero influence wari ufite mu gihe cy'amezi 6 aba yayirangije hari ababirenganiramo benshi uwo mwigeze mbese ni conflicte iyo influence arayirimina mu gihe gito cyane arayineutraliza kuryivaho nicyo cyonyine ariko atagikoze wamushobora gutera ikibazo kuko abafite abantu bamwemera abafite abo yahaye avantage abafite abo yabereye umuntu mwiza hari n'abantu bikundira umuntu bamukundaga mubonagamo ibitekerezo nk'umugabo donc followers be rero iyo president burya nawe ashyira imbere ses adeptes abamwemera ses disciples niba ashyira imbere areba abantu bamwemera akaba bashyira imbere kandi nabo akabaha iyo mission kuko babazi bashyizeho akabaha iyo mission ati abantu batekereza ura umuntu muza ni muri Afurika nta n'amezi 6 bishobora kumara iyo influence arayihanagura so ashobora kumuteza ibibazo ariko nanone system iri maso mu gihe gitoya president ufite ubutegetsi muri Afurika biroroshye ni imyanya ingaheze ni chef d'état major w'ingabo z'igihugu ni commissaire wa polisi n'abashinzwe iperereza bura akagirana ba governors bamwemera nabo ba mustanteri n'iki bamwemera kabisa bamwemera ariko kandi kumenya abantu bakwemera se biragoye umuntu we nta bantu bakwemera uzi ibiroroshye nta nk'avugiye aha nta umuntu ufite presidence ufite ubutegetsi muri Afurika mu gihe cy'umwaka umwe aba yamaze gushyiraho systeme imuyoboka ku buryo iyo influence ya Bunyoni ntacyo amutwara ariko uyu munsi ho ishobora kugihari none ikindi ubukene bwo muri Afurika ubukene abantu bakeneye akazi kugira ngo babeho rero hari n'igihe umuntu avuga ati ndayoboka uyu muntu wahunze abana banjye baburare kubera iki aha akaba yanayoboka ahubwo kurusha n'abari basanzwe bayoboka hari n'abahita bamuvaho rwose bata hari ubukene hari n'ibibazo bya politiki muri Afurika gato urapfa gato urafungwa gato urangara abantu bagatinya ibyo wa muntu bagahita bamuvaho muri Afurika iyo utagifite ingufu abantu bakuvaho ntumenya n'ibyabaye rero byombi birashoboka ko yateza ubazo system no kuba ntacyo yakora ariko igishoboka cyane nuko ntacyo yatwara ubutegetsi bwa neva aho ubona Tanzania aho iri kugeza ubona ari igihugu kikiri ku rwego rwo kuba cyashyigikira rebellion ngo ibe yahirika CNDD-FDD yagize uruhare mu gutuma iri ku butegetsi no icyo ntago nkibona ntago uyu munsi Tanzania haba rebellion iriza kurasa CNDD-FDD ngo Tanzania ishyikire bashobora kubumvikanisha bakaba bamubwira mwakumvikanye ni ako ntago bayikora ikindi rebellion zimo ziratagaciro uyu munsi ntago ibintu byo kwangura ajya mu ishyamba uzakure ubutegetsi rebellion coup d'état haraho zigishoboka mwabonye nko muri Western Africa haraho zigishoboka ariko ni hake cyane buriya coup d'état uyu munsi nazo ntago zigipfa gushoboka kubera communication uyu munsi irihuta
n'abantu baragenda bajijuka ibintu bya rebellion byo kujya mu ishyamba abantu bazakuraho ubutegetsi no kuvuga ngo abantu bakikora abasirikare runaka bagakuraho ubutegetsi biragenda bisaza hari igihe byari bigezweho muri Afurika ariko uyu munsi simbibona kari ibintu bigezweho ntago bigezweho no kubishyigikira ikindi mushobora no gufata ubutegetsi community international ntibashyigikire ntabwo rero ari ibintu bigezweho ku buryo ntabibona. Gaston reka dusoza turebe umuti uzabuhe kugira ngo abarwaniye kugera ku butegetsi bahangane muri demokarasi niba bemeye guhangana isesuye Guillaume hariye n'abamukurikira Neva hari n'abamukurikira amatora wenda be umwe ahigikundi cyangwa se niba hatabayeho guhangana bumvikane igihugu gikomeze kuko biri mu nyungu z'abaturage kuba igihugu cyatekana. Umuti uzaba icyo nikivaho uhereye uvuga ngo abarwaniye kugera ku butegetsi umuti uzabaho abantu batakirwanira kugera ku butegetsi. Oya ubutegetsi buri hariya ari ubw'abaturage cyangwa se uretse ko ikintu cya demokarasi populaire igihe ntabwo nyikubona nko kuvuga ngo abaturage miliyoni 20 bose byo mu matora miliyoni 50 z'abaturage bose byo mu matora yewe muri Afurika mbona biteza ikibazo. Impamvu biteza ikibazo ni iyihe? Turacyafite ikibazo cya ethnisme cya tribalisme cya regionalisme n'amadini ku buryo umuntu ashobora kuba umukandida hari nk'ibihugu usanga nka 70% y'abaturage batuye mu gice kimwe kubera wenda geography yaho hantu kiteye ku buryo uvuze ngo abantu bagiye mu matora ari open gutyo batora umuntu uvi wabo usanga uvuze ngo uva mu cya gice kitwe na 30% ntashobora kuzaba ubwo uvuze ngo president azaba muri aba bantu burundu urugero utari kure. Reka dufate nka South Africa igihugu gituwe n'amoko abiri azwi neza kandi nta amoko agaragara nka demokarasi populaire uko bimeze cyangwa bira bya suffrage universel bivuze ko nka South Africa uvuze ngo umuzungu ntashobora kuzaba president wa South Africa kandi we n'umwene gihugu umuzungu muri Afrika y'Epfo afite uburenganzira mwirabura afite ariko iyo demokarasi iteye gutya iteye uvuze ngo umuzungu ntiyemerewe kuzaba president wa South Africa ibintu bitari correct ntago biri correct kabisa. Iyo rero uvuze ngo abaturage bose batore president mu buryo bufunguye kubera ubujije abaturage mu bihugu abantu bajijutse nacyo bitwaye urugero muri Amerika Obama yabaye president kandi Obama ava muri minority abirabura muri Amerika ntabwo wagize na 20% kandi Obama yabaye president ariko muri Afurika uvuze ngo abantu batore mu buryo buri open gutyo ntabwo umuntu ashobora kuzagira pass. Rero abo bantu minority babura uburenganzira niyo mpamvu jewe demokarasi populaire ntayikunda. Ngewe icyo nahitamo ni kimwe nko muri Afurika ari jewe nubwo ibitekerezo byanjye ari ibyanjye gusa ariko ari byo biyoboye isi cyangwa biyoboye Afurika uko nabiyenza nuko hajyaho abantu bake batoranyijwe ku buryo bugaragara ko cya kibazo kitabaho abantu bajijutse bazi n'ibyo bakora gufata umuntu utazi inshingano za president ukamubwira ngo najye gutora president cyangwa iradoreka nkwenda nk'urugero fata nk'umuntu babaza hari akantu kajya kuri televiziyo y'u Rwanda kabaza ngo minijiste ni iki umuntu ngo ni ikigo gifasha imfubyi cyangwa ari ikigo gitanga imfashanyo urumva nk'uwo muntu mubwira ngo najye gutora referendum akamenya ntacyo bivuze ye nashaka abantu bake nk'abantu 150 gusa batoranyijwe mu nyungu z'igihugu batatoranyijwe mu nyungu z'ubwoko mu nyungu z'akarere runaka mu nyungu z'idini runaka abo bantu kuko babumva ibyo bakora akaba aribo batora bitari kuvuga ariko nka South Africa ko South Africa president atorwa n'abadepite ariko still abadepite biganjemo babirabura nanone donc nge mbona hagombye habaho uburyo nka kuriya mbese urugero nk'uko uretse ko nabyo biba birimo ikibazo nabyo still ega ku isi ntago wabona ibintu biri perfect twavuga nka papa atorwa n'abakardinale ariko umwirabura nk'uko umwirabura papa bizagenda bite kuko nabwo abakardinale benshi n'abazungu sinzi ko nk'uko batora nk'umwirabura byoroshye nk'icyo ariko hakaba ari nk'abantu bahawe uwo mugisha n'igihugu akaba ari nko kuri abiru bari bameze ku gihe cy'ubwami buriya nka system y'ubwami iri strong cyane nta muntu ushobora kurwanira ubwami urabukurahe n'abana b'umwami ntibari bazi ko umuntu ari umwami byari bizwi n'abiru gusa abiru akaba bafata umuntu bakamugira umwami of course bakadutera igipindi umuntu yavukanye amasaka mu ntoki n'ibihwagari ariko ntago ni igipindi baduteraga ariko nibo bari bazi uburyo nuko wenda babikoraga mu muryango umwe ariko ntacyo byakuragaho abandi bantu kujya kurwanira ubwami. Rero igihe hazabaho ubutegetsi abantu bageraho atari bo babwigejejeho
bifite inzira bicamo ku buryo abantu bavuga ngo iriya nzira uw'Imana zahaye abugeraho ariko ntago ari bya buri wese ku buryo wavuga uti uyu president rero tugiye kumukuraho ariko wamukuraho ni umuntu wamurasa agapfa wamuhuroza agapfa ariko ukabuzi ko ntacyo waba ukoze kindi cyo gihe ntago abanarwana n'ubutegetsi ariko bikomeje uko bimeze ubu ubu nta bunyoni kagiye hashobora kuvuka bunyoni wundi uguteye ubwoba urenze bunyoni hashobora kuvuka bunyoni wundi we noneho kwera iki abantu bacyafite muri mu mitekerereze yabo ko umuntu ashobora kurwana akagera ku butegetsi nyine nk'ibyo waruvuze ati abantu bazajya barwanira ubutegetsi babugeraho kuki abantu barwanira kwanza ubundi icyo kintu cyo kuvaho cy'abantu barwanira ubutegetsi bukabaho abantu igihugu cyarashyizeho uburyo abantu babugeraho abantu bakaba bazi ngo uburyo bugerwa umuntu agera ku butegetsi n'ubu uburiho akaba azi ngo mburi iki n'iki nzagenda kandi nta ruhare nagira gushyiraho unsimbura nanjye nta ruhare nagize rwo kwishyiraho mbese bikaba ari ibintu biteye mu buryo tubona mu bindi bihugu icyo gihe nta bantu barwanira ubutegetsi icyo gihe ubutegetsi abantu barabwubaha ubufite muramwubaha kumuyoboka niyo wabuze ari umuswa niyo wabuze ari umuswa ubusa urugero tugaruke nko kiliziya gatolika niyo wariganye n'umuntu cyangwa warabanye nawe muri abapadiri ukabuze ko nta kigenda ukabona Roma yamutanganira umusenyeri urunama nta kindi wakora ni ibintu utazi aho bikorerwa aravuga uti okay Imana yaramuhaye umuntu uzi ko abaturage nibo batora reba nka Kenya ejo bundi wabonye ukuntu twagize bwetona William Ruto abaye president mu bintu bijyana muri kuri supreme rangiza ivuze no nuyu icyo gihe uravuga uti okay ibi bintu wenda nubwo competition nagaki ikomeye cyane ariko n'ahandi umuntu uvuga uti kuba president ahangaha na president uriho manda ya kabiri yakayamaza gatsindwa uko bizi ko bishoboka ukavuga na president uriho nko muri Zambia byaragaragaye Hishirema yatsinze president uriho cyangwa se ukavuga uti okay ni mwishyaka bikorerwa ariko mwishyaka kugira ngo nka chama cha mapinduzi nta muntu wakubwira ngo jewe kanaka ndabizi nyuma ya Samia nijye uzaba president reka da hari abantu benshi bagiye bagira izo ambition zikazima ukavuga ngo ibi bintu inzira bicamo ni inzira zidoze do abantu ubu nicyo kintu abantu bakwiye kwiga kwicara bakadoda inzira nziza zigeza abantu ku butegetsi ku buryo bikuraho icyo kintu cyo buri wese akumva buri wese yaba president buri wese yaba president buri wese yaba president ubibaye ukavuga tumva muvandimwe nta uzi uko byagenze donc ni Imana yabigu naho icyo gihe nubwo babyane abantu banga ubutegetsi turuka ku Mana abantu bajye bavyumva koko ariko bajya bata ku Mana ze guti Imana ntabwo uzi ukuntu twarushye umuntu akubwira ati ntabwo uzi ukuntu twarushye ubwo none ndakavuga ati ariko nanjye buri yankoze kiri wajya hari nkashinga ka rebellion base nazafata ubutegetsi ntabwo uyu munsi wavuga ngo hari ibihugu utavuga ngo ndashinga rebellion zufata ubutegetsi cyangwa akora kudeta mfata ubutegetsi of course ushobora kuba umusazi nk'abasazi bose president ukamutunga imburu ukamurasa agapfa ariko still nta kintu wakora ukabuzi ngo nta kintu nakora ivyo nyine ni ubusazi nyine nkuko na ba president nanuze na president ni bari Kennedy niwe barasema muri office ariko ntabwo wamurashe yabaye president ukabuzi ibyo byo nahandi byaba no even today nahandi byaba muri byo bihugu byateye imbere muri demokarasi n'iki ariko igihe cyose ubona n'ura abasazaga kubita urushyi makuru ariko bira n'ubusazi ariko ntabwo bavuga ngo uyu munsi ndakora hari ikintu ndi bukorere president w'Ubufaransa mukureho bitenicira kuri ntebe mbese iriya ntebe akabintu nk'intebe iri sacré ijyaho umuntu nyine Imana yahaye ari Imana yamuhaye icyo gihe ntabwo abantu babirwanira kino no abantu baza ngo okay ariho imyaka 5 nirangira tuzahura mu matora ariko ikibazo ni iki nuko ubuzi ngo imyaka 5 nirangira still akiri president ntacyo nakora none ugashaka guca mu bundi buryo bwo kumuharabika mu ishyaka bwo kumuharabika kandi amaharabika afite ingufu ashobora kukwikiza kuko wowe niyo waba uri premier ministre ntiwamwikiza ariko wowe kukwikiza arakoresha ubasha afite kwikiza ni bya bindi byose akubwiye harimo ya paranoia kuba uyu muntu ashobora no kwikiza ntacyo mutwaye nabyo bibaho ariko ushatse kugira icyo mutwara n'akakibonaho kaba kabaye Gaston nimero ngushimire dusoreza aha tugeranye ikiganiro kirekire nizere ko abari bugikurikire mutari burambirwe cyangwa mutarambiwe kandi muduhe n'izindi commentaire
batubwire ariko nanone ibyo tuba twavuze badashima bajye bihangana ni ibitekerezo byacu nta kintu kidasanzwe. Mwakoze cyane Gaston. Mwakoze namwe abadukurikiye. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare